uburambe muri siporo itazibagirana mugezwaho n'umuryango mugari w'abakinnyi b'imikino y'amahirwe mu Rwanda ba umwe muri bo 40bet tsindira amamiliyoni aka kanya. Amasibe cyane twakire Papa Gigi. Wagwan yo Eyo my people, you ni Papa Gigi ugarutse icyo ndakora ndagusetsa mpaka ugaruye imwe umwanya wumve zino drugs uniza motwe zanjye wumve zino verse bro navuye kure none nisanze no mu mujyi icyo nakoze nugusetsa bakanyamugi uyu mwanya ntabwo ngenje kwivugaho icyo ndakora ndagusetsa gusa nungohoye pula mumeze neza ariko abantu mwese mwaje hano ndabasuhuje. Buriya ku isi mu buzima busanzwe umuntu wa mbere uzi ubwenge ni igisambo. Ni nayo mpamvu buriya n'umwana w'Imana yivugiye ubwe ngazaza nk'igisambo. Bivuze ngo ikinazi igisambo kigiye kwiba kirategura ku buryo utagifata. Nayo mpamvu nawe yavuze ati nzaza nk'igisambo mutanzi ntwara banjye. Gusa ibisambo byo mu biryogo bye byarabinyuranyije. Birafatwa mbere yo kwiba. Ejo bundi ibisambo 5 birikora bati tujye kwiba mu kabari birazamutse bishyitse hararimo kimwe cy'ikinyamahanga bishyitse bisanga ngo bihageze kare biravuga ati twaye kwiba saa 4 tuhageze saa 12 kadufata akantu kamwe ubundi amasaha y'icuma biragafata bifata round ya mbere uko ari 5 bikamaze kimwe kiravuga ati oya nta mugabo wanywera imwe kadufata kandi karaundi ka kabiri bifata raundi ya kabiri bimaze ikinyabwenge gihita kibasora ati muze tugende baraza bashyitse hanze atako mbabona ibintu turi gukora ari byo twaje kwiba none turi kunywa oya none reka dufata umwanzuro wa nyuma kadufata kandi kamwe amasaha y'icumi birahaza byumvikanye bifata indi raundi ya gatatu bimaze kimwe kiravuga ati ariko rero cya kinyabwenge ati ibi ntago ari byo urabona ndi kujya kuzana inzoga nkakubitana naho va kuri toilette nahacanga nkakubitana n'umukiriya toya tugabanya akavuyo umwe naje muri kontwara ajya ziduha bihitamo kimwe kijya muri kontwara birazinywa ngo murabona ko ibintu noneho birimo biragenda neza ngoya bifasha kandi ariko none reka nkwereke murabona hano turi kunywa kandi turi buze kwiba ushobora kuzamo ibintu by'umutekano muke kaduhitemo umwe abumubawunsa bireba muri 5 ikinyamahanga cyari igisore bikigira bounce hasigara 3 noneho ngo ubutumwe twisanzuye bikubita round ya mbere bikubita indi ya kabiri umunyabwenge aravuga turabizi noneho reka bino tubireke hano ashobora kuza umutekano muke tugashwana katuhitemo umuza gutanga amakuru babisemo umwe atanga amakuru hasigara 2 birangwa noneho byisanzuye bishyitse nka saa 7 kimwe kirahaguruka kiti burya rero nta mugabo waraye mu kabari reka nitahire icyo muri kontwari icyambere se kari ukwishyura mukereka wenda niba tuziranguriza amabuye undi wari wicaye nawe arahaguruka ngo twangurira amafaranga se ibounce areba riravuze ngo mugabo rekere imifyinato ndagupyonyora nutazana amahera. Gusa buriya mu buzima umubiri wacu ugira ubunyangingo bwinshi ariko mutumiriyaride tw'amaraso akamiriyaride kamwe kagingo kamwe bita sheya. Niyo mpamvu usanga umuntu akubwira story nawe ugahita ushaka kwisanisha nawe ukumva nyine mwese mutangiye kubohoka. Gusa ikintu cya mbere uzirinde kwereka motari ko umurusha ibibazo, kuko icyo gihe ugiye gukurura ibindi bibazo. Jeje bundi nateze mu motari ndi hano kuri gereza njyanye Muhanga, abashyize kuri moto aranjyanye, turi kugenda barambwe sa mwana we kukiri mutoya uko wari uri kuri gereza byari bimeze bite? Sha motari babiretse mwe mwarakize bifitiye moto, je bro wanjye arafunze. Ngibyi moto se mbikubwire, abana ko moto warebye imbere ra
ngoya ngoreka nkubwire iby'iyi moto nabana ko motari fata amahembe tugende ngo ubundi iyi moto ndasora moto ko ngo kuwa kabiri nkasora nabana moto nabyumvisha undusha ibibazo fata amahembe tugende ngo nta kibazo sasa ikosa hano ryabere dushyike Shyorongi nzanamo ikosa ry'umugore tamwana ariko motari wowe nubwo uri kwivugisha ngo rasora nama nawe uratagapfumbata umugore ubu se ubungiye ko ngiye kugurisha agasambu ngo mfatira amahembe nkubwire iby'umugore ngo umugore yanwaye isambu ngo umugore ngo yanjyanye muri gacaca namwana motari reba imbere ngo reka nshyiremo vitensi aba yishyizemo tuba twikubise hasi namwana motari ntago ncika kabisa ngoya ngo mbere yuko nkuvurira ngo kamanza nkubwire ibya papa ngo buriya papa yari igisambu yewe urandi umuntu ndamufana byatari hari ukuntu ajya agira akantu rwose yaririmba indirimbo ye wumva ari nziza ukajya kumva ngo you are my Valentine nateye imbuto y'urukundo ukumva koko ni imbuto uko byagenda kose numbaza ngo imbuto z'urukundo ariko numvaga ntajya ari imbuto ejo bundi nca kubije ya 2 Rutambi na Detrain bari mu Greek club bavuye mu myitozo bicaje umukobwa bamwemeje numva Detrain mama bari ubundi muri football niho nicyo kintu cya mbere gihuza abantu benshi mukaba rwose mukina mwisanzuye gusa ikiza cya football ikintu cyose kiberamo kiba gifite ubusobanuro cyane cyane tugendeye kuri celebration impamvu Ronaldo celebrate su biba bivuze ngo nawe uzaca ugahego k'ibitego byanjye ukabyumva ukabona Messi atsinze agatego azamuye amaboko ashimiye Imana biba bivuze ko akiri umwana bamubaza amaguru bamukoreye sajyare ariko ubu yabaye umukinnyi w'ikirangirire noneho njye nibaza nko muri showbiz yo mu Rwanda nabo bagiye gukina tuzi ibintu bakunda bose nk'urugero nk'umubyinnyi Benda nawe yagatsinda ukajya kumva ati si de godiyo si look at the goal agahita yivugira ati murakoze ugahita umenya ko ari Benda uhaciye ishikabiri nawe rwose akubitamo igitego ntago mbizi ukuntu byagenda ariko nawe igitego cyawe ari sawa ntago ngenda ndabimenya sibyo oya njyewe ntago ndabimenya ariko kandi simbivuze gusa byagenda neza ariko hari umuntu watsinda igitego ugasanga giserebuye match yose ngo narababwiye mwebwe wowe kipa narakubwiye wowe nunzi se ngo urafata nafashwa imyaka 4 mwaninye na urongera ndagukubita indi rokete y'igitego baranze ntago nje kubivuga ko natsinze ariko nabivuga nabivuga gusa mu bantu bakora showbiz harimo umuntu wazasereburira mu buzima akunda gusimbuka kubi wajya kubona ukabona watsinze igitego azamutse hejuru ya stade Amahoro aramanutse ngo pi refa agategereza ukumva avuze sese bari ngo ngwino urebe urakoze wahita Papa Gigi Kabukinga hongera inyana ubwatsi, kabukinga hongera